Be inspired. Everything is possible. Ingorabahizi ya mbere naba narahuye nayo mu gutangira kariyeri yanjye ya muzika nuko abantu benshi barambwiraga ngo ntabwo uzabishobora ugiye muri mwuga usaba kujya kuri televiziyo gufata amafoto. Abantu benshi bakambwira ngo uri mugufi, you're not that handsome, ntabwo ushobora kubishobora, uri umuntu wo mu cyaro, uri umunyacyaro. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose ni ibintu abantu bambwiraga ko bidashoboka nyine, kuko nyine ni industry isaba kugaragara cyane. Nibuka ko hari article yanditswe mu gitangazamakuru kimwe, nta kirirwa mvuga izina, ariko byari ibitangazamakuru byinshi, ivuga ngo ishusho cyangwa se isura ya Mani Martin ntabwo ikora muri showbiz yo mu Rwanda. Iyo article n'ubirahari. So byari nk'urutonde ngo rw'abantu hanze ngo abafana bakunda babumva ngo bababona bakahita baba disappointed, bakumva badashaka kongera kubabona. Iyo article isohotse hari abantu bamwe bayirebye bo mu muryango wanjye cyangwa inshuti zanjye, bakambwira ati ibintu ntabwo uzabishobora, ibi bintu urabona ko birimo ibintu byinshi cyane abantu bareba bitatuma ubasha gutera intambwe. So kugeza cyanjye naribwiye ngo ngomba kubishobora, kubera ko nicyo kintu nkunda kuruta ibindi, kandi ibyo abandi bantu bagutekerezaho, niba uri mu rugendo rugana ku nzozi zawe, icyo abandi bantu bagutekerezaho ntabwo ari cyo kintu kigomba kujya mbere. Ikijya mbere nicyo wowe witekerezaho, nicyo ushaka kugeraho. Ni ingorane nayo ya kabiri nagize muri kariyeri yanjye, kuko urumva natangiye kuririmba ndirimba mu rusengero ibijyanye n'iyobokamana. Igihe natangiriye kubihindura nkakora music nk'iyo nkora uyu munsi, abantu byarabananiye kubyakira. Kimwe nuko mu buzima bwose busanzwe dukunda kunanirwa no kwakira impinduka. Iyo tubona ikintu gihindutse ntabwo bitwohera kucyakira. So byabaye ibintu bivugwa n'abantu benshi cyane, bakavuga ko bitagomba gukorwa gutyo, kubera ko abantu baba bumva wakora uko babyumva cyangwa se icyo babona bo bagukunzemo muri cyo. Iyo ni iyindi ngorane nayo itari yoroshye. Ntabwo umuryango wanjye wari uri muri abo bantu, kuko ntabwo umuryango wanjye ntabwo ari abantu baba mu bintu by'iyobokamana cyane. So sinavuga ko bari barimo, antuka ntabwo bari barimo, n'abandi bantu bo ku ruhande. Ibyo bintu nabyo biri mu bintu byari bigoye cyane, kuko njye niyumvagamo ko ndi umuhanzi w'abantu muri rusange, ntabwo ndi umuhanzi w'abantu bari mwiyobokamana runaka. Mu kindi kintu icyo ari cyo cyose gitandukanye abantu n'uvuga ko ndi umuhanzi muri rusange, ariko abantu bo bakabyumva ukundi. So hamwe rero no gutekereza ko utagomba kugendera ku cyo abandi bantu bagutekerezaho, ahubwo ukagendera ku cyo wowe ubwawe witekerezaho n'icyo wifuza kugeraho, byatumye ibyo byose mbasha kubitsinda ndakomeza. Imagine Africa, when the stories of Africa are written by ourselves. Imagine Africa, when the youth of Africa can believe that we can develop our skills within Africa. Kugira ngo ugere ku nzozi zawe, kimwe mu bintu ugomba kumenya ni ukumenya niba icyo kintu uri gukora koko ugifitemo umuhamagaro, niba koko ari cyo kintu ushaka gukora ubuzima bwawe bwose kandi ugifitemo n'impano. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko ni wowe wenyine ku isi umeze gutyo. Buri muntu wese yaremwe ari yihariye, ni wowe gusa umeze gutyo kandi ufite ubuzima
mu maboko yawe kugira ngo umenye uko ubugenga. Ntabwo ubuzima bwawe bugomba kugengwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ikindi ntabwo ugomba kubaho ukurikije icyo abandi bantu bakwifuzaho cyangwa bagutekerezaho. Nukora gutyo inzozi zawe uzazigeraho.